So iri Tesla rero ni still ni bimwe mu ruganda rumwe na Cybertruck dori photo papa. So now Kigali buriya zarahageze, ariko amatsiko ni yayanzi wayigura gute? Nakundi ni Happy Dubai hasaho cyane, ukatutubwira tukahita tuyikugezaho muri 0 minutes. Sufata hanyuma turashaka kugira ngo tukomeze tubereke imodoka tubafitiye, kuko twari twasuye ama Hilux Toyota, hanyuma turagira ngo tuze kugira ngo dukore urushishyo cyangwa se mu buryo bwo gusobanurira abantu uburyo imodoka zigera i Kigali, trajet cyangwa se urugendo rw'imodoka bigenda bita kugira ngo imodoka ikugereho, kuko benshi bakunda kurambirwa cyangwa se bakagira impungenge bitewe wenda n'ama companies babaganire nabo kugira ngo imodoka ibagereho. Bigenda bite kugira ngo imodoka ubu nive Dubai ikugereho i Kigali? Rahira kutasigira akantu k'amatsiko. Uyu Muraoneza ndabasuje, ni wa muhungu wanyu cyane mukunda ni Orphe Bayo. Hanyuma uyu munsi rero twongeye gusubira still mu modoka kuko mwagiye mubidusoma muri comment mutubwira ati mushaka kumenya ibiciro by'amamodoka uburyo bigiye bitandukanyemo. Abandi batubwira yuko bashaka kumenya uburyo zikoramo, surtout cyane ku ma hybrids, ariko tugende ku bitekerezo byanyu ni byiza, ariko nanone tureba ibiri ku isoko abantu bakeneye umuntu ashobora kuba yakwacizinga cyangwa se yabasha kuba yakwigurira bitewe n'ubushobozi bwe. Alright, so now kuko rero nakomeje mbibagira rero, muribuka ubushize yuko twabahaye ikiganiro cya Cybertruck, uburyo imodoka ziri electrique donc hybrid, difference ya hybrid. By the way, ari abantu bamwe baduye ama comments batubwira ko yuko hari abantu badashobora kumva ikinyarwanda, ariko impamvu twahisemo gukora mu kinyarwanda nuko twagira ngo twerekane ishusho y'igihugu cy'u Rwanda. Gumoze no ku kintu abantu bakunda kuvuga iyo bakubajije bisubiremo ni ururimi mu Rwanda dukoresha ikinyarwanda. Murakoze cyane. Alright, so ako mwangomera amashyi rahira ko shabuze ko buriya mwabyibagiwe. Alright, so turi kuko rero nakomeje mbibabya rero, hanyuma tugiye kugenda gutya tararara urakaza karuko muri filime kameze gutya. So now, alright, turi mu Hilux Toyota kuko muri kubireba iyi njangwe itagutse mu kiganiro bayishyiremo ntacyo bitwaye, ariko nta kibazo ndayitinya. Anyway, so now ano muri kureba uno murongo tugira hari n'amatoro Toyota Hilux, hanyuma tujye kwinjira no mu mavigo hari, hanyuma hari umuntu uri kubifashamo nawe tumushimira. By the way, urabona ko amamodoka ku biciro rero nibyo shaka kugira ngo ngire ikintu nkomozaho. Imodoka hari umwaka uhereye muri 2009, 2016, 2023, 2020 na 0 km, ariko akenshi abantu bakunda kugura used. Abantu rero tuwamara batsiko abantu bakunda gushaka kumenya ibiciro, tureba ku isoko uburyo idolari bugenda rizamukamo, kuko tubagiye mu madiri hamwe nk'abantu bari muri Dubai bishobora kugorana tukoza bakaki. So better yuko mwajya mwandika noneho tukareba uko bimeze, hanyuma tukabasha kubaha ibiciro kuko ni byinshi mu buryo bugiye bitandukanye bitewe n'umwaka ushakamo, tukabasha kubaha price n'ibindi. Alright, so tugiye gusohoka hanze gatoya, hanyuma tugende tubereka ukuntu gahunda zifashe ama Hilux. Bari kubona ko ariyo guza turimo, hanyuma tugiye gusohoka hanze turiyo tunabyo bifashe hano hanze, hajya tujye muri za Toyota hirya bikatwikira hano hari. Hari abantu rero bakunda ibintu by'ubucuruzi bashobora kuvuga bati ntabwo dufite umuntu udufasha kugura imodoka, tuba turi busy, ariko biciye kuri Happy Dubai biri simple cyane, biri simple. Ora twandikira gusa hanyuma tugakorera deal ya bien sana. Ushobora kwibaza ngo imodoka yangira mu gihe kingana gute? Rahira ko utasugira amatsiko cyangwa udakunda kwibaza ibyo bintu. Birabara ku bigenda. Now, biciye kuri Happy Dubai imodoka ishobora kugera. Ushobora kwibaza ngo none se ko imodoka yanjye ifite impungenge ni gute ishobora kuba yangiraho? So imodoka ihagurutse ahangaha kuko urabizi ko ifite n'ubundi imodoka ica mu bwato hagati y'imisi 15 kuri 25 iciye mu Mombasa
ishobora kuba yakugeraho mu buryo bworoshye cyane. Iko nakomezaga rero mbibabwira nagira ngo kino kintu gisobanuke mu buryo bworoshye cyane kandi ubyumve hanyuma impungenge zishire. So rero uko nakomezaga mbibabwira kugira ngo impungenge zishire nimukomeze guhangayika mu minsi 19 Dar es Salaam borero keza cyane. So muraza kwigana buriya muri Dubai jyaga imvura bana reba papa. So iri Tesla rero ni bimwe mu ruganda rumwe na Cybertruck dori photo papa. So now Kigali buriya zarahageze ariko amatsiko ni yayanzi wayigura gute nakundi ni Happy Dubai hasaho cyane ukatutubwira tukahita tuyikugezaho muri 0 minutes. So ufata so alright nguko nakomeje mbabwira rero ni kimwe ni uruganda rumwe sibyo uruganda rumwe na Cybertruck bire trick byose donc mwibuke neza ko bitandukanye na hybrids big time. So now dore bagira barya papa gahita nca ku mazi hanyuma ngiye kubajyana noneho ahantu hateguwe. So urashaka van turaza kukubwira, urashaka Kia turaza kukubwira, urashaka noneho ariko senzabagire gute. Reka mbajyana ahantu nabateguriye hanyuma tuze kujya ku musozo w'ikiganiro twamaze kubaha imodoka mushaka. Mwibuke uburyo umuntu ashobora kugura imodoka bitamugoye kuko nakomeje mbibabwira kuva Dubai kugera Mombasa ni misi 19 kuri 25 ikagera i Kigali hanyuma imodoka yawe ikabe kugezeho na konta kimeze gutya ta baguhereza uyambika plaque wisohora wigera mu kinamba bayikubita cyangwe utujya kugurira abajena akantu kahita serererererera. Nkuko muri kubireba iyi ni Jetour ni imodoka z'abashinwa bacundinya wa so ni imodoka bakupe bavanye bayikuye kuri Defender Range Rover. Ibyo ntabwo ndibuze kubivumuzi kubera impamvu z'akazi papa twende kazi. So hanyuma rero mbajyane muri Tesla cyangwa ko mbona ari byo mukuze muri no misi. So now nama Jetour by the way babereke zimeze nka Range Rover cyangwa Defender ariko normalement ntago ari kimwe habe na gato na ahantu bihuriye. So izi ni imodoka z'abashinwa bice baravuga ati reka tubakemo papa. Alright mungurikiro mbereke ibindi bintu byiza cyane bajyane mu Tesla cyangwa ama hybrid. So now kuko ubushize rero mwagiye tubibasobanura mu gihe bigiye bitandukanye uburyo imodoka zikoramo. What's up bro? Salamu alaikum man. Ya good big time. So alright so mukanya gato rero ukuntu mbona hano ngiye kwinjira mu modoka nimara kwinjira mu modoka ndahita mbajyana hano bika plaque wisohora wigera mu kinamba bayikubita cyangwe utujya kugurira abajena akantu kahita serererererera. Merci beaucoup ni Orphe Bayo twende kazi.